Shishikariza urubyiruko kuba ufite ubumuga ntabwo wabura gukora production. Shaka gukora kujya muri indirimbo ziri professional zihuriweho n'ibitekerezo byinshi cyane by'aba producer cyangwa by'abacuranzi. Yitwa Sabye Imbaraga ya social, niyo duherutse gushyira hanze, iri hanze kuri channel ya YouTube yitwa Sabye Imbaraga. Hano ni muri Intego Gospel Record. Fasha umwanya utanga cyo kiganiro kuri channel ya YouTube ya Intego Gospel Empire. Makaro kanya ikiganiro kigufi ngiye gutanga inspiringa urubyiruko, cyane cyane urubyiruko rufite ubumuga, mbaganiriza ku rugendo rwa production hanjye urubyiruko rufite ubumuga. Mbona studio iherereye mu karere ka Nyamasheke muri Bushikeri muri centre ya Buhinga. Ubumuga nagerageje gukora ibintu nkunze kandi nkabishyiramo imbaraga cyane. Icyo nashishikariza cyane urubyiruko by'umwihariko bafite ubumuga nuko batakitinya, kuko production nabo bayikora. Kuba waba udafite ingingo runaka hari izo ufite hari icyo byakora. So production nayinjiyemo natangiye studio muri 2020 mu kwa gatatu. Iki gihe nyine corona isiba mwaka 2020 subira inyuma, ariko nari mfite intumbero target. Igihe cya corona nageragezaga kuzamura ibitekerezo cyane, yatumye nyine nzabona igihe azaba ameze neza nzakore iki byiza cyane. Gerageze gushaka ibitekerezo, gerageza kuganira n'aba producer byo bakora. Nuko ngubwo rero mwaka 2020 kwari ukwiga gerageza gukora search. Muri 2021 nigira inama mu ntagiza 2021 nigira inama bati ino production reka nyinjiremo neza nibira nkore ibyo nashobora gukora. Bati reka niga recording and mastering. So muri ngiye kwiga recording and mastering byasabaga yuko manza kumenya nyine uko bikorwa nyine. Bati ngo ntabwo nakwiga mastering nta manota nzi ya piano. Nafashe umwanya niga piano, niga amanota yayo kuyakoresha buri nyine bakora mastering, kuko hano muri gucuranga buri ndirimbo nkuko tubizi buri ndirimbo ifite inota ryayo. Nk'urugero nimba indirimbo tuyisanze muri F sharp cyangwa tukayisanga muri C, umuntu agerageza kubikora transpose. Ushobora kuba ufite experience mu gucuranga F sharp ariko indirimbo ukayisanga muri C, tukora transpose tukayishyira muri F sharp kugira ngo nyine ucurange ibyo n'ubundi wacuranga muri C. Noneho muri mastering igomba kumenya kujya inose yo kuri piano ku minota ya piano yose C, D, E, F, G, A, B, C sharp, D sharp, F sharp, G sharp na A sharp.
kuko ibi ngibi bigufasha gukora mastering neza, kuko ari ama plugin dukoresha muri software yitwa autotune cyangwa wavetune, igufasha kugira ngo uhuze ijwi wa recordinze ndetse na muzika bacuranze. Ubwo nyine yaratangiye gutyo muzika ndahinjirira nyetu. Noneho muri maze kumenya ibyo ngibyo, cyagisigaye kwari kugira ute, kwari kubona ama software ari kuri standard akomeye, standard y'abaproducer bose b'abapro bagezweho bakoresha. Byari urugamba rutoroshye hanjye kumufite ubumuga kugira ngo mbigereho, no kwifashisha abavandimwe, nagiye umugisha nyine ngira n'abavandimwe babikora. Ndashimira produce Teric Pro ukorera muri Success Record i Kigali nakorera. Namugishije inama, ndamubaza ati ko ndi gushaka gukoresha software zigezweho ndabigenza gute, ko mfite machine ya window ndabigenza gute. Bati rero kubona Mac byakugora ugitangira, angira inama y'uburyo nyine nakora kugira ngo nkoreshe Mac. Nuko ngura hard disk shyashya, ashakira umutekinisiye umuntu mu IT ankorera hard disk ayikoramo Mac, agira nka Mac nyine ama software ya Mac nzanye koresha. Nubwo nyine ashakira ama software ya Logic, ngenge niyo nkoresha Logic Pro, niyo nkoresha. Arabimeze gutyo, akomeza kunyunganira, nkamubaza ese bimeze gute, bayikoresha gute. Mbere na mbere yaho yuko asobanura nabaje kugira experience cyangwa kwiga ibijyanye n'ama music, nyine ibikoresho bya music. Ni gasembare, sembare igizwe n'iki, igizwe na kick, toms, snares, hi-hat, sembare. Ibyo ngibyo byose ndabanza nkabimenya, kuko muri production iyo tugukoranye byose tubikoresha. Dushobora gukoresha hi-hat, sembare na snare kugira ngo byose bigendanye, ndabanza nabimenya. So maze kubimenya, fata icyemezo yuko nabaze se kujya indirimbo iremere ifite ibingibi ibiremere bimeze neza byabitwa bigenze gute. Ntangira kumubaza kuri kick nashyiraye plugin, kuri snare nashyiraye plugin, arabimbwira. Nanjye nkakoresha amatwi nkumva nyine ko ibyo shaka production cyangwa muzika shaka ariyo nakoresha nyine. Nuko ninjira muri production gutyo ndabimenya, ubundi recordinga. Shishikariza urubyiruko kuba ufite ubumuga ntabwo wabura gukora production, kuba ufite ubumuga ntabwo wabura gucuranga. Ingingo zose Imana yaguhaye hari icyo wazikoresha. Urubyiruko cyane cyane by'umwihariko bafite ubumuga, tumucika intege. Icyo ugeraho amahirwe make uzabona, cyangwa amahirwe amwe uzabona uzabyaza umusaruro. Mfite abo dukorana nka Barek Pro n'umucuranzi pianiste Pacific, turakorana kuko nashaka kujya muri indirimbo ziri professional, zihuriweho n'ibitekerezo byinshi cyane by'abaproducer cyangwa by'abacuranzi. Mfite n'abacuranzi bacuranga amagitari ndabafite. Nk'ubu ngubu ino ni indirimbo yitwa Sabye Imbaraga ya Social, niyo duherutse gushyira hanze, iri hanze kuri channel ya YouTube yitwa Sabye Imbaraga. Mwayikurikirana mukayumva neza, mugatangaho na comment kugira ngo se ubutaha izasohoka nzahindura iki. Nyine cyane abaproducer bakora mastering bati ubutaha wahindura iki, wahindura gutya. Kandi nanjye ntagucika intege, every time imani kwiga ibyagenda ibyanogera abantu batugana muri studio.
nuko nguko nyine twakoze iyi ndirimbo igizwe nyine n'ibicurangizo bitandukanye. Twacurangije amagitari yacuranze live, solo live n'amapiano, twashyiramo n'akasheke karimo, murayumva neza cyane. Mastering ni njye wayikoze, cyangwa by'umwihariko abari muri zone ya Cyangugu, Rusizi, Karongi na Nyamasheke. Bagane studio ifite intego nziza kandi ntabwo ucika intege, ugomba gukora cyane kugira ngo bagezeho ibintu byiza cyane. Mu uko iminsi, uko amezi, imyaka iri kugenda, ugomba gukora ibijyanye no kwifuza kw'abakiriya kandi nkagerageza gukora cyane ibigezweho, kuko niyo ntego ya studio. Nkabafasha umwanya wo kubashimira, mutugane tubakorere neza cyane, ndabyizeye cyane. Ndabashimiye cyane uburyo mukomeza kudukurikirana. Imana ikomeze ibafashe, namwe Imana ibagirire neza.